Gusaba Yesu Kristo ubwo gushimira Imana reka Munata Gakuru asenge asabisha abatanze amaturo wizera ry'Imana Yesu Kristo kandi imesengesho gusengera abakotorera cyane gusengera abana barasengera ngaha kayumbe asenge tuteka Imana yacu tukomeye arabuhimbaza anachakana kwa ushimiye ungawe n'ubwizigaro basiye tekomeye kandi wacu cyumwe cyose tukomeye kwakinze turagushimiye izero cyose cyose tutyo komera amashi y'impundu itakomeye ataweho tekomeye abana batana ko twasa byinshi cyane aruko twasa byinshi cyane ahubwo ungawe bafite tekomeye turagushimiye dushimiye komeye abatanze amaturo bahumuje igice komeye abayishuriye n'ubwo abana batoya aho batse amaturo ayawe tekomeye iyo ndamu cyaka bitekomeye cyaka bitumwanzi yanga igice cy'ijambo bitekomeye kwinza abana batoya bahereze ibyo byo bakwiriye tekomeye niba ari amata
niba ari inyama byose mubizi ikibakwiriye kumenya ibintu bicu byose ubifate naho mega isikwambere kw'Imana nzima ibintu umuntu bisabyemo amen. Imana yacu bareze umugisha wa Yesu Kristo. Dushimiye Imana cyane itwemereye kuboneka mu gitondo cyangwa iminsi 7 tugihumeka mwuka wazima. Iyo Mana yacu ihabwe ishimwe n'icyubahiro mu Yesu Kristo. Turahaguruka rero kubwo kubaha Imana yacu, dusome igitabo kiri mu Bakolosayi. Igitabo cy'Abakolosayi ni 2:8 tugeze hepfo kuri 14. Abakolosayi 2:8 tumanuka hepfo tugeze ku murongo wa 14. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruza ho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Muri we ni namwo mwakebewe, gukebwa kutari ukw'intoke ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, niko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba we. Amen. Turicara. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro ku bw'aya magambo. Ijambo ry'Imana ni ryiza, kandi ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Nuko nabwiye rero dufite umwanya muto, nagira ngo muze kwegeza imitima yanyu hafi, muze gufata umwanya wanyu, tureke uyu mwanya Imana ikorane natwe, kuko natwe cyatuzanye twari dutegera amatwi ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana itubwira. Natwe rero turabashimiye cyane kubw'umwanya n'umuhati mwagize wo kongera kuza imbere y'Imana. Tumaze iminsi twumva amagambo meza, nimba muri mwategurimo abasiba cyangwa mugakurikira neza mugatega amatwi ijambo tubabwira, ariryo jambo twabwirijwe natwe, ariryo jambo rivuye ku Mana ishobora byose. Ni ukuri nta kabuza, hari intambwe twaba tumaze gutera. Amen.
kuko batubwiye amagambo meza atuye tutagomba kwinezeza ubwacu, ahubwo buri muntu wese anezeze mugenzi we, kuko umuntu aberaho kuba inyunganizi ya mugenzi we. Ikindi Bibiliya irabivuga neza, iravuga ati tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Ibi byose twabiganiriye, tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Batwereka muri Matayo no mu bindi bitabo igihe abakobwa 10 ngo barimo bitegura, hanyuma bategereza umukwe, ariko abakobwa 10 bose uko bari hamwe biteguye ntabwo bari biteguye kimwe. Harimo abari bafite amatabaza n'amavuta, abandi bafite amatabaza nta mavuta. Hanyuma umukwe atinze bose barahunikira, bose bafatwa n'ibitotsi, bose barasinzira. Hanyuma gusinzira bagiye kumva bumva urusaku ngo umukwe araje, musohoke tumusanganire. Muri ba bakobwa 10 5 bacaye amatabaza yabo araka ko bafite amavuta. Bandi 5 bacanye amatabaza yabo, amatabaza yanga kwaka ko n'amavuta bari bafite. Baravuga bati nimwaduhaye ku mavuta yanyu ko amatabaza yacu azima. Bandi babwira ati twayashaka muri we, ntabwo yadukura twese, namwe mujye mu bahanjuzi mujye kwishakira amavuta yanyu. Niko bizamera ku bantu benshi bakeretsa ijambo ry'Imana mukabyirengagiza. Twagize amasaha make, twagize amasaha magufi, byose twabivugaho, ariko twagomba kubivugaho kugira ngo mukanguke, mwere gusinzira, mube maso. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuba maso bityo mugakanura ukabesha amaso y'umubiri, ni ukangura imitima yanyu mukaba maso mukitegura, kuko biravuze ngo tutazi umunsi cyangwa igihe umukwe azazira. Amen. Rero wanda banabwirengagiza bakumva ko ari bisanzwe, bakumva ko ari bisanzwe, babyumva mu gihe kizagera, nyamara bagatungurwa. Nababwiye ngo twaraho turi umwijima ngo umunsi uzagutungure. Ariko abantu benshi bakunda gutungurwa muri planere, bagiye plani muri gahunda zabo, numenye igihe cyawe, bitamuze igihe cyawe, iteka ryose batungurwa. Amen. Hano nababyumva cyane, ariko iyo ubizi neza ukabizirikana, ukamenya ko bigomba kubaho, ukamenya ko ari byo, uritegura uwo kino gihe kiragoye reka nitegure. Ariko ko biri bivuga ngo uko utazi umunsi cyangwa igihe, rero twiteguye tube maso. Amen. Dore twiteguye tube maso. Iryo jambo ni ryiza, ni ijambo twandanye mu kanya gato, ariko ni ijambo rikomeye kubabyumva, rikaba ijambo ryiza kubabyumva, kuko iyo ubyumvise ukategereza ukitegura, iryo jambo riragukangura kandi iri jambo rikagufasha, iri jambo rikagukomeza, iri jambo rikakurinda, kuko iri jambo ni byose kurifite. Baravuga ati iyo umujura cyangwa se iyo umurinzi cyangwa nyir'inzu aza kumenya igihe umujura araza gucukura inzu ye, yakabaye maso. Uravuga ngo turi inzu kandi iyo nzu ibagamo n'Uwiteka. Uvuga ngo iyo nzu yawe ni wowe ubwawe, ufite ibintu by'ubutunzi, ibintu by'ubutunzi ufite utazi, hari ababizi. Nutaba maso rero umujura acukura inzu yawe kandi arakwiba. Muri kubyumva cyangwa biri mu migani? Nimutaba amaso ni ikibazo. Ubu rero dusomye amagambo meza cyangwa ngo tugane gakeya, nandi kubakangura kugira ngo dukanguke tube maso, bibutse ibyo twaganiriye ubushize. Byari ibyo, na nyuma yaho mwari tuganirije atubwira n'ibindi, bayatuganiriza bakatubwira n'ibindi, kuvuga ngo igicuku kimarwa n'ibiganiro. Kandi iri jambo burya ngo tuganira nibuye tuba turugereka ku rindi. Amen. Kuko inzu ijya yubakwa buhoro buhoro, ugafata ibuye, ugafata itafari, ugerekaho, ariko ugasanga inzu yahagaze, kubona inzu yawe iruzuye. Niko n'ijambo rimeze, nta bishyashya dufite, nta byacu dufite, ahubwo iri jambo dufite ni ijambo ry'Imana. Tubabwira ejo uko bwije, uko bukeye, tukabyina ijambo. Biravuga ngo nimwumvira ijambo murishyire ku mitima yanyu, muririnde nk'uko umuntu arinda ijisho rye, muricunge ribe muri mwe, namwe rizabarinda. Amen. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hano kwa Kolosayi dusomye amagambo meza cyane, ariko ntashaka kugira ngo tuze kuyasubiramo yose, ahubwo nagira ngo tuze kumenya
icyo dukuramo uyu munsi. Ijambo ryose ni rizima, kandi ijambo ryose ni imbuto, ijambo ryose ni imbaraga, ijambo ryose ni itegeko. Ariko iyo tuje kuganira, aho ikintu Imana badutumyeho ngo tuganire, tubabwire ngo bino tugomba kwenda gutya, tugomba gukora gutya kugira ngo tube abana beza, tugomba gukora bino tugomba kubyirinda, kuko hari ibintu iyo umaze kwizera ukamenya Imana n'Umwami n'Umukiza, hari ibintu uba utemerewe. Hari ibintu wemerewe, hari n'ibintu utemerewe. Hari ugomba kwirinda, hari ibintu byashinganywe udagomba gukora, bibujijwe n'ibyo uba wemerewe. Ibyo rero tugomba kuba tubimenye ko bujijwe bukeye ko turi abana b'Imana. Ntukore ku bintu byashinganywe, ntukore ku bintu bibujijwe kuko ari ikizira, ahubwo tujye tumenya ibyo twemerewe, ibyo tugomba n'ibyo tutagomba. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twumvise amagambo ari kuvuga ati mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu. Noneho hepfo kuri 12 akavuga ngo nuko ngo mwabambanye nawe ngo kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byacu. Kuvuga ngo mwabambanywe nawe ni ukuvuga ngo tubigisha umubatizo, tukababwira ngo umubatizo kugira ngo umuntu yumve yizere nuko agomba kwemera umubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo ubatijwe uba upfanye nawe. Niyo mpamvu tubwira ngo mu 12 tugira ngo kuko mwabambanye nawe ngo mu mubatizo ngo kandi ngo nimwo mwaziranywe. Ni ukuvuga ngo Yesu yarabambwe, arapfa, arazuka. Iyo umuntu yemeye kwakira Kristo n'Umwami n'Umukiza, ni ukuvuga ngo barakubatije, upfanye nawe, uvuye amazi, uzuranywe na Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wemeye Umwami n'Umukiza akemera Kristo kandi umuyobozi ko yemera akayobora ubugingo bwe, yemera umubatizo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ukabatizwa kubera iki? Kugira ngo ubabarirwe ibicumuro byawe. Amen. Kugira ngo ubabarirwe ibicumuro byawe ni ukuvuga ngo ugomba kwemera umubatizo. Ni ukuvuga ngo abantu bose amaze gukura ukaba utaremera umubatizo, ukaba utarapfa na Kristo, muvuka na Kristo, uracyariho ibyaha byawe. Kugira ngo ibyaha byawe bikurweho ni ugomba kwemera kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo upfanye na Kristo kandi uzukanywe na Kristo. Amen. Aho wemeye Kristo n'Umwami n'Umukiza kugira ngo abe umuyobozi, ayobore ubuzima bwawe. Hano hepfo ndagira ngo tuganire umutwe w'amagambo kugira ngo ubyumve neza. Hepfo reka dore ku 12 tumanuke hepfo mbabwire umutwe w'amagambo yacu y'uno munsi. Kuko mwahambanye nawe mu mubatizo kandi nimwo mwazuranywe. Abo mu mubatizo murabatijwe, mupfanye na Kristo, mwambanywe na Kristo, hanyuma uvuye amazi uzuranywe nawe, kandi mwazuranywe nawe. Amen. Ngo kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye, ngo kandi ubwo mwari mupfuye, ngo kandi nk'uko dupfuye ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu, ngo no kudakebwa kw'imibiri yanyu, ngo yarahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu. Umutwe w'amagambo uravuga ati kubabarirwa ibicumuro. Amen. Uzabarirwa ryari? Igihe wemeye ukareka ibyaha, ukareka amakosa, ukareka amafuti, wamara kumva ukakira Yesu n'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwawe, kandi ukakira umubatizo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uzaba wemeye Imana kugira ngo uyobore ubugingo bwawe, upfanye na Kristo, uzuranye nawe. Ni ukuvuga ngo uramwemeye, uramwakiye mu bugingo bwawe. Hanyuma rero aho ngaho uzaba ubaye iki? Uzababariwe ibicumuro byawe. Ndi kubabwira amagambo avuga kubabarirwa ibicumuro. Umuntu rero utarakira Umwami nk'Umukiza mu bugingo bwe ngo yakire umubatizo mu izina rya Yesu, aracyari mu bubata bw'ibyaha, kuko aracyakora ibyaha, ntabwo aramenya icyo turi kubabwira uno munsi. Iyo ushaka ngo ukurikire neza kandi wumve, ugomba kwemera Umwami nk'Umukiza, ukemera Umwami ngo ayobore ubugingo bwawe, kandi ukakira umubatizo mu izina rya Yesu. Si byoroshye kubatizwa ngo bikomeye, ni ibintu byoroshye, ariko njyewe ntabwo aho ari hori, ahubwo aho ndi kubabwira ngo mubabarirwa ibicumuro.
Kubabarirwa ibicumuro rero nta handi tubonera ni muri Yesu Kristo. Amen. Iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami wawe n'umukiza, ubabarirwa ibicumuro byawe, ukareka gukora ibibi, ukagukora ibyaha, kuko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngo igahanagura urwandiko rwaturegaga. Hano hanze hari byinshi biturega, hari benshi batuvuga, hari byinshi bitugose, hari abakubona akavuga ati ariko uyu ni umukristo, ariko kuko wowe uzi umutima wa n'Imana yawe, ukaba uzi ikintu wakiriye, hari urwandiko rwaturegaga ariko Kristo ndamaze kuruhanagura. Ab'isi murabizi, ariko ngo yafashe shifo arahanagura. Amen. Urwandiko rwaturegaga yaratubabariye, tubagira ibicumuro byacu. Urwandiko rwaturegaga ibicumuro n'ibyaha, Yesu Kristo arufata araruhanagura. Amaze kuhanagura iburwere, Satani yareba akabura ikirego. Kubera iki? Kuko wakiye umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Amen. Nagira ngo twari kubatinza. Yahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, irahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba wa Yesu Kristo. Kubw'umusaraba wa Yesu Kristo yaremeye, aritanga, yemera gukorwa n'isoni, arakubitwa ku bwawe, akubitwa ku bwanjye, kugira ngo ibyaha byari kuri twe bibashe gukurwaho. Yesu arabihanagura, urwandiko rwaturegaga araruhanagura, hanyuma aravuga ati kuko mutakibagwaho ibyaha, ahubwo twababariwe ibicumuro byacu. Ndi kubaganiza amagambo avuga kubabarirwa ibicumuro. Uwemeye kubabarirwa ninde? Ni uwemeye ibyaha bye, akemera amakosa ye, kandi ugapfukama ukihana, ugasaba imbabazi, unabasaba imbabazi, kandi ikirenze kuri ibyo ukakira umwami n'umukiza, ukakira umubatizo mu izina rya Yesu Kristo, ugapfana nawe, ukazuranwa nawe, ukuvuga ngo ndakwemeye, nemeye kugira ngo uyobore intambwe zanjye. Amen. Mwemere muyoborwe, kuko Uwiteka yamaze kutubabarira ibicumuro byacu. Imana w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kubabarirwa ibicumuro. Ni ukuri, reka turebe Yohana ubutumwa bwiza. Nagira ngo naho tubavuge gatoya, hanyuma tubarekure, kuko dufite amahirwe ko tumaze kumva ibi bari umusogongero, kugira ngo dukure tujye ku rugero rushitse, hanyuma tujye mu bakuru tujye kumva ijambo ry'Imana none, ariko tubyumve tuvuga ngo ejo n'ejo bundi ntabwo tuzaba tumaze kuba abagabo nyabagabo bo guhamya ibyo. Amen. Bo guhamya ibyo ko twarumvishe, turizera, tumaze kwizera, natwe ntitukibarwaho gukiranirwa, ntitukibarwaho ibicumuro, ahubwo Uwiteka yatubabariye ibyaha byose, ibikuzaho umusaraba we, urwandiko rwaturegaga, Uwiteka aruhanaguza amaraso ye. Amen. Yohana ubutumwa bwiza 20:22. Amaze kuvuga atyo, abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera, abo muzababarira ibyaha bose bazaba bayobariwe, abo mutazababarira bose bazaba batababariwe. Nuko hano Pawulo avuga amagambo akomeye. Imana imanutse igera mu iteraniro, isanga abigishwa barateranye, birangije ngo bahumekeraho umwuka. Imaze kubahumekeraho umwuka, mwumve ko umwuka w'Imana ufite imbaraga, ibahereza ubutware n'ubushobozi. Iravuga ati noneho ndagiye, ariko mbasigiye imbaraga, mbasigiye umwuka wera. Abo muzababarira bazaba babariwe. Amen. Nabo mutazababarira ntabwo bazaba babariwe, ariko muzababarira bivuze ko abari ibicumuro byabo. Ni ukuvuga ngo Yesu azamuka yasigiye imbaraga, ubutware n'ubushobozi, ibisigira abagaragu bayo. Niyo mpamvu abakozi bacu, abakozi Imana duhaye kugira ngo batuyobore, badukuze muri iri jambo, tugomba kubizera, tugomba kubiringira, kandi tugomba kububaha. Amen. Kuko bahawe ubushobozi, bahabwa imbaraga,
Imana ngo imaze kubahumekera uwo mwuka birohereza ubushobozi n'ubutware, iravuga ati abo muzababarira ibyaha bazababariwe. Niyo mpamvu mugiye kubatiza hatajya haza Imana ubwayo ngo imanuke ngo mu ijuru bize ngo ngewe wayo ndakubatije, ahubwo za mbaraga yahaye abagaragu bayo nibo baza bakatubatiza mu izina rya Yesu. Amen. Kandi babandi yahaye imbaraga n'ubushobozi nabo baza bakagusabira akagabika ibiganza ngo bati mu izina rya Yesu wowe rero none ubabara ibicumuro byawe byose. Amen. Abikoze nande? Abikoze n'umuntu wasigiwe ububasha n'ubutware, abisigiwe nande? Abisigiwe n'Imana ishobora byose. Amen. Nomera Imana icyubahiro. Imana yarakoze cyane, ikwiye amashimwe, ikwiye gushimirwa, ikwiye icyubahiro kuko ari Imana y'ubushobozi. Ni ukuvuga ngo Imana ifite abakozi yasize ku murimo, abasize ku murimo tugomba kubumvira, abo yasize ku murimo tugomba kububaha kuko yabasigiye ubutware n'ubushobozi. Imana yeze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nabo muzababarira di abazizera amagambo bose bakabatizwa mu izina rya Yesu bazabarira ibicumuro byabo byose, kandi abo muzabarira bazababariwe, n'abo mutazababarira ntabwo bazababariwe, kuko biravuga ngo icyo muzahambira mu isi ni ukuri n'imbere y'Imana, ijambo ry'Imana. Icyo muzahambira ku isi bande twebwe kizaba gihambiriwe, icyo muzahambura ku isi no mu ijuru kiba gihambuwe. Kubera iki? Kuko Imana yadusigiye ubutware n'ubushobozi bwo gukora ibyo. Turi mu murimo wa Data rero ntuzuba kwigengesera tukawukora tudakoreshwa, tudahatwa, aho buri muntu akamenya ngo mu ruhande rwe agomba gukora iby'Imana ishaka. Amagambo nabaganizaga kwari kubabarirwa ibicumuro byacu. Ese ntabwo mukwiye kwishimira ko Imana yatabarira ibicumuro? Amen. Ese ninde utarababarirwa? Ninde wumva ko akiri mu bubata bw'isi? Ninde wumva ko akiri mu bubata bw'ibyaha akatarakira umwami, akaba akiri mu batizo mu izina rya Yesu Kristo, akakira umwami n'umukiza, ndetse akatira mu izina rya Yesu Kristo akabarirwa ibicumuro bye. Umuntu wumva ko atarababarirwa ashyira urutoki hejuru. Mwene Data igihe aza gusenga nawe umubwire ati Mana ndacyari mu byaha, ndacyari mu bubata bw'isi, ntabwo ndababarirwa. Mu gihe bari gusenga Mana unyibuke nanjye basi ukire mu murongo, ukire mu mubare w'ababariwe ibicumuro. Ni uko ndababwira ngo umutima kumenya Umwami Yesu Kristo nk'umukiza, kumwakira mu bugingo bwawe, ukemera ko ayobora intambwe zawe, n'ubu ukiyobora n'ubu uko ugushaka, ahubwo ukaba ukiyoborwa n'umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Icyo gihe waramaze kubabarirwa ibicumuro byawe. Ariko niba ugisuzugura, nimba utubaha, nimba ugikora ibyo wishakiye, nimba utumvira ababyeyi, kuko ni ukuri twebwe tubabaza ababyeyi batubyaye, ni ukuri baradushinzwe, bafite inshingano kuri twe, turi abana. Ariko hari abana babaza ababyeyi babo bikaba igihe umubyeyi yicuza. Urumva igihe umubyeyi yicuza akavuga ati ariko buriya umuntu amubyariye iki? Ibyo byakagombye kuba mu bana b'Imana. Oya ntimugatire ababyeyi kwicuza. Ni ukuri niba twarabira ibicumuro byacu twumvire Imana kandi twumvire n'ababyeyi Imana yaduhaye. Imana yeze umugisha nabaganizaga n'amagambo ngo kubabarirwa ibicumuro. Imana bakomeze, kandi mbifurije kubabarirwa mukarinda mwemye, mugahagarara muvuga ati umutima wanjye n'ubuzima bwanjye urahamanya ko Imana yatubabariye. Imana ibareze umugisha. Amen. Ijambo ryiza cyane kubabarirwa ibyaha. Iyo umuntu wabaye ibyaha niko kuri ubugingo buhoraho. Ntabwo nta bundi niba wari ibyaha ubugingo buhoraho waheze gute wabubonye. Mara rero imumugisha kandi twize byinshi. Sibyo? Twaje imbere yawe tugiye kukumva no kubona muri mugaragu wawe akigura akanwa twakumviye Uwiteka mu magambo yawe uri ku cyubahiro uzarimo mu Yesu Kristo. Ko twumvise uko twabariwe ibicumuro byacu, ndetse ibicumuro byacu bigatabwa mu nyanja, Uwiteka bikaba bitakibukwa ukundi. Uwiteka niyo mpamvu ngusabye kugira ngo Mwami Imana uduhereze kuguma mu magambo yawe uzarimo mu Yesu Kristo. Ita ryacu Mana ishobora byose, ndagusabye kugira ngo iri jambo tubereye inkingi tugenderaho mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kandi ngusabye kugira ngo waramuje ku gitondo rya gusaba tutego by'ukuri izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uyobane natwe muri tuyobore, tugiye kubivanga tujya muri giteraniro. Uwiteka rero turonkeraho umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Na Satani y'ubwoko bwose tunesheje mu izina rya Yesu Kristo. Uyobane natwe kandi tugire neza, mbigusabirize kuko izina rya Yesu Kristo.